Muri iyi si ya rurema usanga abantu bagira ibyifuzo bitandukanye bitewe n'igihe runaka bagezemo. Urugero rwihuse, muri uyu munota ahantu runaka hari umugore upfukamye uri gusenga Imana ngo imuhe akana. Ku rundi ruhande hari mugenzi uri gusenga ngo Imana imubabarire nubwo yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko ntabe yaratwaye inda kuko wenda atarageza igihe we yumva yabyara. Utekereje kuri ibyo byose usanga ikibazo bahuriyeho kibaza ngo ni gute namenya ko ntwite. Iyi niyo mpamvu Mizero Media twabateguriye ikiganiro cyagufasha kumenya niba utwite. Akenshi usanga bategereza igihe cyo kuzabura imihango kugira ngo batangire gukeka ko baba barasamye. Bityo tugiye kwibanda kuri bimwe mu bimenyetso bishobora gutuma umenya cyangwa ukeka ko wasamye. Ibyinshi mu bimenyetso biba bijya gusa nka bimwe mu bigaragara ko umugore ugiye kujya mu mihango. Ibyinshi mu bimenyetso biba bijya gusa nka bimwe mu bigaragara ko umugore ugiye kujya mu mihango. Niyo mpamvu abenshi batamenya ko batwite. Ariko niba uzi ko wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, bimwe mu bimenyetso tugiye kugarukaho bigomba gutuma utangira gukeka ko wasamye. Mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe igihe imibonano mpuzabitsina, isesemi, amabere, kuribwa mu nda, imihango, umunaniro, kwihagarika ndetse n'ibyiyumviro bishobora kuba ibimenyetso by'uko wasamye. Muri iki kiganiro kandi turasobanukirwa uburyo wakora ikizamini cyo gupima ko utwite ukoresheje inkari. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Tubahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe igihe imibonano mpuzabitsina, isesemi, amabere, kuribwa mu nda, imihango, umunaniro, kwihagarika ndetse n'ibyiyumviro bishobora kuba ibimenyetso by'uko wasamye. Muri iki kiganiro kandi turasobanukirwa uburyo wakora ikizamini cyo gupima ko utwite ukoresheje inkari. Ikiganiro kirambuye ni mu kanya. Ikimenyetso cya mbere gishobora kukwereka ko wasamye ni imibonano mpuzabitsina. Kugira ngo ukeke ko waba warasamye inda, icya mbere ni uko ugomba kuba warakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi nta buryo bwo kuboneza urubyaro ukoresha. Bisaba byibura iminsi 6 nyuma y'uko intanga zombi zihuye ngo urusoro rube rwajya muri nyababyeyi, ari nako umubiri utangira gusohora imwe mu misemburo. Iyo misemburo ni itera impinduka zibanze n'ibimenyetso bya kare.
Ikimenyetso cya kabiri gishobora kukwereka ko wasamye ni isesemi ya mu gitondo n'impinduka mu mpumuro. Iki ni cyo kimenyetso kizwi cyane ku bagore batwite, kugira isesemi ikabije ndetse no kuruka cyane cyane mu gihe cya mu gitondo. Ibi bimenyetso bigaragara nyuma y'ibyumweru 2 usamye, bikazagabanyuka nyuma y'amezi 3. Uku kuruka bigaragara cyane mu bagore batwise ku nshuro ya mbere. Ubushakashatsi bwerekana ko hatazwi neza ikibitera, ariko hakekwa uruhurirane rw'ibintu byinshi harimo n'imisemburo yiyongereye. Ibi bijyana no guhumurirwa cyangwa kunukirwa bikabije n'ibiribwa runaka, kurarikira ibiribwa cyangwa ibintu bidasanzwe biribwa ku buryo bukabije. Ikimenyetso cya gatatu gishobora kukwereka ko wasamye ni impinduka ku mabere. Igice cy'amabere kiri mu bice bigirwaho ingaruka cyane n'imisemburo. Nk'uko twabibonye, iyo umugore agiye kujya mu mihango ni kimwe n'umugore iyo yasamye. Imisemburo ituma amabere yiyongera mu ngano, ndetse rimwe na rimwe akaba yanumva murya mu mezi ya mbere yo gutwita. Impamvu nyamukuru amabere ahinduka ni uko aba yitegura kuzonsa umwana. Izindi mpinduka nubwo idahita igaragara kare, imoka ihinduka umukara kurushaho. Ikimenyetso cya kane gishobora kukwereka ko wasamye ni ugutonyanga kw'amaraso no kuribwa mu nda. Iyo intanga zimaze guhura zikora urusoro, kandi ibi bibera mu miyoborantanga. Iyo igihe kigeze rero urwo rusoro ruva aho rwari ruri rukajya mu mara, hagati aho rushaka aho rufata akaba ariho ruzakurira rugahindukamo umwana. Iyo urusoro ruri gufata aho kumura, umugore ashobora kuva amaraso make akanaribwa mu nda. Gusa ibi bibaho hashize igihe nk'icyo wari usanzwe uboneraho imihango. Niyo mpamvu usabwa kwitonda ukareba niba icyo wita imihango atari ayo maraso ava cyane, ko yaba ari make rimwe na rimwe akazana n'ururenda rujya gusa na kaki. Ikimenyetso cya gatanu gishobora kukwereka ko wasamye ni ukubura imihango. Iki ni cyo kimenyetso benshi bashingiraho bakeka ko baba batwite. Ariko reka tubibutse ko gutwita atari cyo cyonyine gituma umukobwa abura imihango, nk'uko twabigarutseho mu biganiro byacu byabanje. Ikimenyetso cya gatandatu gishobora kukwereka ko wasamye ni ukunanirwa bikabije. Gutwita byongerera umugore umunaniro. Ahanini biterwa no kuba ufite ikindi kiremwa muri wowe, kandi nako si akazi koroshye. Iyo hakiri kare nko mu kwezi kwa mbere, kunanirwa biterwa n'imisemburo iba yiyongereye, aho usanga umugore aba asinzira cyangwa ahunyiza ahantu hose yicaye. Ikimenyetso cya karindwi gishobora kukwereka ko wasamye ni impinduka mu kwihagarika. Iki ni kimwe mu bimenyetso biza kare ku bagore batwite. Kwihagarika inshuro nyinshi kurusha izisanzwe nabyo biterwa n'imisemburo y'abagore iba yiyongereye. Ikimenyetso cya 8 gishobora kukwereka ko wasamye ni uguhinduka kw'ibyiyumviro. Imisemburo yiyongera umugore yasamye inda niyo itera guhinduka kw'ibyiyumvo byo mu mubiri, rimwe ukaba wishimye, mu minota mike ikurikiyeho ukumva uhise ubabara. Ibi bisaba kumenya uko witwara muri ibi bihe ngo utabera umutwaro abo mubana. Ikindi kimenyetso cyatuma ukeka ko wasamye harimo kuzungera rimwe na rimwe ukaba wanagwa hasi. Ikindi kimenyetso cyatuma ukeka ko wasamye harimo kuribwa umutwe. Ikindi kimenyetso cyatuma ukeka ko wasamye harimo kuribwa n'umugongo. Ikindi kimenyetso cyatuma ukeka ko wasamye harimo kugira ikibazo cyo guhumeka. Ikindi kimenyetso cyatuma ukeka ko wasamye harimo ururenda rwera ruhoraho.
Ibyo tumaze kubona byose ni ibimenyetso bishobora gutuma umugore akeka ko yasamye. Gusa bose ntibagira bimwe. Hari n'abatagira na kimwe, niyo mpamvu buri wese ukeka ko atwite agomba kugana kwa muganga cyangwa agakora ikizamini cy'inkari cyo gutwita. Reka noneho turebe uburyo bakora ikizamini cy'inkari cyo gutwita. Kugira ngo ukore ikizamini cy'inkari cyo gutwita, usabwa kugura pregnancy test. Aka ni agashashi kaboneka mu maguriro y'imiti, farumasi, henshi mu gihugu turaboneka. Aka gashashi kaba karimo akantu gatoya kameze nk'agakoze mu mpapuro ariko zikomeye. Aka kantu kaba gashushanyijeho utumenyetso twerekana igice ukoza mu nkari n'aho ugeze. Iyo umaze gukozamo, utegereza iminota 5 ukareba ahabugenewe haza uturongo. Iyo tuje ari 2 biba bivuga ko utwite, ukihutira kujya kwa muganga ngo babyemeze. Iyo haje akarongo kamwe, biba bivuga ko udatwite, ariko kugira ngo ubyemeze neza, usubiramo icyo kizamini indi nshuro imwe. Ibi reka tubisubiremo kugira ngo tubyumve neza. Kugira ngo ukore ikizamini cy'inkari cyo gutwita, usabwa kugura pregnancy test. Aka ni agashashi kaboneka mu maguriro y'imiti, farumasi, henshi mu gihugu turaboneka. Aka gashashi kaba karimo akantu gatoya kameze nk'agakoze mu mpapuro ariko zikomeye. Aka kantu kaba gashushanyijeho utumenyetso twerekana igice ukoza mu nkari n'aho ugeze. Iyo umaze gukozamo, utegereza iminota 5 ukareba ahabugenewe haza uturongo. Iyo tuje ari 2 biba bivuga ko utwite, ukihutira kujya kwa muganga ngo babyemeze. Iyo haje akarongo kamwe, biba bivuga ko udatwite, ariko kugira ngo ubyemeze neza, usubiramo icyo kizamini indi nshuro imwe. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe mu kubungabunga ubuzima bwacu. Uyu munsi twaganiraga kugira imibonano mpuzabitsina, isesemi, amabere, kuribwa mu nda, imihango, umunaniro, kwihagarika ndetse n'ibyiyumviro bishobora kuba ibimenyetso by'uko wasamye. Muri iki kiganiro kandi twasobanukiwe uburyo wakora ikizamini cyo gupima ko utwite ukoresheje inkari. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.